Ese waba wibaza uko wakorera amafaranga online nta gishoro bigusabye? Waba wibaza application yizewe kandi yishyura neza watangira gukoresha ugatangira gukorera amafaranga online kabone nubwo yaba idolari rimwe? Muri iyi video ngiye kukwereka application imwe gusa yizewe watangira gukoresha ugatangira gukorera amafaranga online guhera ku madolari 2 kuzamura. Muri ino application ushobora kubikuza kabone nubwo waba ufiteho 0.05 by'idolari. Icyiza cy'iyi application kubikuza ntago bigusaba kuba ufite amafaranga menshi kuri account yawe. Iyo ugwijije 0.05 by'idolari uhita ubikuza amafaranga yawe akakugeraho kuri PayPal account. Muri no application gukoreramo amafaranga biroroshye kandi birizewe. Niba wibaza uko wabigenza kugira ngo utangire gukorera amafaranga muri no application, ndagusaba kureba no video utihutishije akantu na gato kugira ngo ataza kugira ikintu na gito kigucika, kuko buri kintu ndi buvuge muri no video araza kuba ari ingenzi. Muri no video ngiye kugusobanurira imikorere y'iyi application, uburyo ukoreramo amafaranga, uko ubikuza n'uburyo wiyandikisha. Si ibyo gusa, ndaza kukwereka amafaranga nagiye mbikuza muri no application n'uburyo nagiye nyakoreramo. Ntuze kujya kure kuko buri kimwe ngiye kukwereka muri no application ni cyanyacyo kandi ni application nshyashya ifitiwe icyizere n'abantu bagiye batandukanye nanjye ndimo, kuko muri no application namaze kubikuzamo amafaranga yanjye akangeraho. Muraho neza, mbazaniye application irimo gutanga amafaranga ya bonus angana n'idolari 1.5. Ni application wakoreramo amafaranga online nta gishoro na gito bigusaba. Iyi application irizewe, ukimara kwiyandikisha urahita ukorera arenga amadolari 10. Ayo madolari 10 urayabikuza ako kanya. Amafaranga make yo kubikuza muri no application ni 0.05 by'idolari. Kugira ngo wiyandikishe urareba link iri muri description y'iyi video. Iyo link urayisanga no muri comment, uraza kuyikandaho uyifungure. Numara gufungura iyo link uraza kugera ku rubuga rumeze gutya. Ikintu uri bukore mbere na mbere ni ukuza ugahita ukanda hano kuri download now. Iyo ukanze kuri download now bakugeza kuri Play Store. Iyo ugeze kuri Play Store uraza ugahita ukanda hano kuri install. Wowe ushyira application muri telefone yawe nk'uko izindi application uzitunze muri telefone yawe. Kugira ngo uyishyire muri telefone yawe ukanda hano kuri install. Nukanda kuri install uraza gutegereza application y'downloading irangire. Iyi ni application itwara megabyte nkeya cyane, itwara megabyte 35 zonyine. Ikindi ni application yizewe, murabona yuko iyi application ifite inyenyeri 4, bisobanuye yuko iyi application yizewe. Iyi application imaze kudownloadingwa n'abarenga 100,000. Ni nshya kandi mu by'ukuri irimo irishyura amafaranga abantu babashije kuyakoreramo. Iyo umaze kudownloadinga application kuri Play Store urayifungura ukanze hano kuri Play. Iyo umaze kudownloadinga ino application wanyuze kuri link natanze, uhita wakira notification ikubwira yuko ugomba gukomerezaho. Ikintu uzakora ukimara kubona ino notification, uzahita ukanda kuri rino jambo tap outside to close. Iyo ugeze hano uba wamaze kudownloadinga application ariko ntabwo uba wafunguyemo account. Kugira ngo umenye ko wafunguye account nuko uzabona hano hejuru hari idolari 1.5 nta kintu na kimwe wari wakora. Hanyuma urabona yuko twebwe dufiteho 0.5 by'idolari gusa. Kugira ngo umenye neza ko wafunguye account nuko uri bubone yuko hano hari idolari 1.5 ndetse ukaba ufite n'amakoini 100 hano kuri account yawe. Kugira ngo usobanure neza, iyi ni application ifite ibice bibiri byo kubikuza. Hari igice cyo kubikuza amacoin, akaba n'igice cyo kubikuza amadolari. Hanyuma rero reka dufungure account kugira ngo tubashe kuba twahabwa irindi dolari 1 rya bonus.
babanza kuguhereza 0.5 by'idolari kubera yuko wanyuze kuri link kandi ugakoresha icyitwa referral ID. Kugira ngo ufungure account uzakanda hano kuri kano kantu kameze nk'agafuka kari hano hirya hasi iburyo. Hano bazakuzanira uburyo bubiri ushobora gukoresha wiyandikisha muri application. Hari gukoresha Facebook, hari no gukoresha Google. Ikintu rero ugomba gukora wowe bitewe n'amahitamo yawe uzahitamo, ariko njyewe ngiye gukoresha Google niyandikisha. Hano uzahita ukanda kuri Continue with Google. Ukimara gukanda kuri Continue with Google bazakuzanira urutonde rwa email ufite muri telefone yawe. Nuhitamo email bazahita bakugeza ahangaha. Iyo ugeze ahangaha biba bisobanuye yuko wamaze kwiyandikisha. Urabona yuko twakiriye $1, tukakira coin 100 n'imitima 10. Ino mitima 10 ivunjwamo USDT, nabyo turaje tubirebere hamwe uko uvunjamo USDT. Uburyo bwa mbere bwo gukorera amafaranga muri ino application ni ugukina game. Iyo ukanze kuri ino buto ya play bahita bakuzanira umukino ugomba gukina. Uburyo bwa kabiri bwo gukorera amafaranga muri ino application ni ukuba waza kuri kino gice kimeze nka kalenda. Hano hari imibare ya 220 ukahakanda. Iyo uhakanze bakuzanira urutonde rwa task ugomba kuzuza. Ugomba gukanda hano kuri claim buri uko ufunguye application umunsi warangiye.